reka nongere ngo ikaze rero ukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho. Nizera ko wamaze gukora subscribe, niba kandi utarayikora kanda subscribe kuri ako kabara k'umutuku kari iburyo, kandi kanda no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tuzajya tubagezaho mu minsi iri imbere. Nk'uko wabisomye rero ku mutwe w'iyi video, uyu munsi tugiye kubagezaho isomo rivuga ku ndwara yo kunuka mu kanwa. Abenshi iyo mvuze kunuka mu kanwa muhita mwifata ku munwa, cyangwa se ugahita wibuka umuntu mwigeze guhura cyangwa mwigeze kwegerana ukipfuka ku munwa. Ushobora kuba kandi ugera mu bandi watangira kuvuga bakareba hirya cyangwa bagapfuka ku munwa. Iyo bibaho cyane rwose. Ushobora kuba warigeze kujya mu modoka ukicarana n'umuntu yavuga ukagira ngo kanwa ke harabuze. Ibyo bibaho cyane, ndakeka benshi mukurikiye iyi video byarababayeho. Hari igihe ujya mu modoka ukicarana n'umuntu yahindukira ukumva mu kanwa ke ari kuvamo umwuka rwose unuka cyane, kandi afite amastori menshi ari kugenda akubwira inkuru zitandukanye, imwe irangira ashyiraho indi, ukumva wakimuka ukajya kwicara imbere cyangwa ukayivamo. Benshi bibaho cyane, wabura uko bigenza ukajya umuvugisha uri kureba hirya hari. Igihe ni iki ngiki rero ngo usobanukirwe ese ubundi izo ndwara byo kunuka mu kanwa biterwa n'iki, wabyivura gute, se wabyirinda gute kugira ngo wowe bitazakubaho. Ushobora kuba ugira ipfunwe ryo guseka ngo abo muri kumwe batumva ko unuka mu kanwa. Hari abantu benshi batajya baseka iyo bari kumwe n'abandi kubera ko bazi ko mu kanwa habo havamo umwuka utari mwiza. Si ibyo byose biterwa n'iki, wabyirinda ute, wabigenza ute kugira ngo utazongera kugira ibyo. Kora subscribe rero ubundi ubashe gusobanukirwa no kunuka mu kanwa ikibitera. Ibyo byose rero maze kuvuga hejuru ni ibimenyetso by'indwara yo kunuka mu kanwa. Ese iterwa n'iki? Ikintu cya mbere kiyitera, indwara yo kunuka mu kanwa iterwa n'ibiryo, bya biryo bigenda bisigara mu menyo igihe uri kurya. Udukoko tuba mu kanwa tugenda tuza tukabirya tukabishwanyaguza. Uko tubishwanyaguza uko bimaramo igihe kirekire bikagenda bibora bigahinduka nk'ifumbire, wavuga umwuka ugasohoka unuka. Niyo mpamvu rero tugushishikariza koza mu kanwa kawe kugira ngo utagira icyo kibazo cyo kunuka mu kanwa. Ikindi kandi hari ubwoko bw'ibiryo bushobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Urugero nk'urusenda, iyo ukunda kurya urusenda cyane kunuka mu kanwa hawe biba byoroshye cyane kurenza ukundi umuntu utarurya. Ikindi cya kabiri gituma umuntu ashobora kunuka mu kanwa ni itabi. Niba unywa itabi ngo ntabwo wapfa kubimenya, ariko umuntu utanywa itabi iyo ahuye n'umuntu unywa itabi ahita abyumva ako kanya. Yayo umuntu wese ashobora kuyumva aho wanyura hose, niyo watambuka nko muri metero 5 unywa itabi umuntu ahita abyumva. Icya gatatu gituma umuntu anuka mu kanwa ni isuku nke yo mu kanwa. Kutoza amenyo mu gihe gikwiriye kandi ngo umare igihe uyoze uburyo bukwiriye, nibyo bintu bavuga ko bya kabiri umuntu yitera bituruka ku muntu kuri nyir'ubwite bituma umuntu anuka mu kanwa. Ese umuntu ubundi agomba koza mu kanwa ryari? Igihe kingana iki ugomba kumara uri koza mu kanwa? Ubikora ute? Iryo ni irindi somo rirerire tuzakurikirana muri video izakurikiraho. Ushishikariza gukora subscribe na share kugira ngo utazacikwa, ndetse n'abandi bantu bamenyeshe bazakurikira iryo somo. Ugomba koza nibura mu kanwa hawe 2 ku munsi.
bihita bibaza utese ko ngewe noza mu kanwa 3 ku munsi ariko nkaba nuka mu kanwa. Ibyo rero tuzabisobanukirwa muri video izakurikiraho, impamvu ushobora kuba woza mu menyo ariko ugakomeza kurwara indwara zo mu kanwa cyangwa se ugakomeza kunuka mu kanwa. Ikindi cya kane gituma umuntu anuka mu kanwa no kugira uburwayi indwara yo kugira amacandwe makeya mu kanwa. Kugira amacandwe mu kanwa makeya ntabwo ari ikibazo kituruka ku muntu, ushobora kuba ufite iyo ndwara yo kugira amacandwe makeya. Icyo gihe rero niba uforana mu kanwa humye, ntabwo amacandwe azabasha gukora akazi kayo. Ubundi amacandwe agira akamaro ko kugabanya umwanda mu kanwa, agatuma ibiryo bidafatira ku menyo ari byinshi. Arabigabanya ariko ntabwo abimaraho byose. Igihe rero iyo ufite amacandwe makeya mu kanwa, urumva ko ibiryo bibasha gufata ku menyo byoroshye, bikaza gushwanyaguzwa na twa dukoko nababwiye, bikaba byatuma unuka mu kanwa. Ubwo urumva aho ngaho ntabwo hari wabigizemo cyane. Hari imiti kandi ishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Hari indwara zimwe na zimwe ushobora kurwara wajya kwa muganga bakaguha imiti, iyo miti mu gihe uri kuyifata ukanuka mu kanwa. Ibyo ngibyo biroroshye, iyo uyihagaritse iyo miti bihita bihagarara nabyo. Ushobora kuba ufite ubundi burwayi bwo mu kanwa butuma unuka mu kanwa, urugero bagukuye iryinyo, igisebe gitinda gukira, hakazamo infection bigatuma mu kanwa hawe hanuka. Icya karindwi, ushobora kuba ufite ubundi burwayi bwo mu muhogo cyangwa bwo mu gifu. Hari benshi mujya mubumva barwaye igifu bakunda gutura imibi inuka cyangwa se yahumeka ukumva aranuka mu kanwa. Nabwo ni ubundi buryo bushobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Kumara igihe kinini utari kuvuga, ntabwo ari byiza ko umuntu amara igihe kirekire abumbye umunwa nta kintu ari kuvuga. Niba uri na wenyine wimara igihe kirekire ubumbye umunwa, kuko bishobora gutuma unuka mu kanwa. Ushobora no kuririmba akaririmbo gatoya wenyine ariko ntumare igihe kirekire ufunze umunwa. Ibyo rero byari ibintu 8 bituma umuntu anuka mu kanwa. Bizera ko umaze kubisobanukirwa, noneho se wibaza ese nabyirinda gute cyangwa se nabyibuza gute? Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo wirinde kunuka mu kanwa ni ukoza amenyo 2 nibura ku munsi, ukoresheje uburoso bwiza n'umuti w'amenyo. Muri video izakurikiraho tuzareba se uburoso bwiza umuntu yakoresha ni ubuhe. Iryari ugomba kwiborosa, ugomba kwiborosa mu gitondo nibura umaze gufata icyayi na nimugoroba mbere yo kujya kuryama. Ibirambuyeho uko wabikora tuzareba muri video izakurikiraho. Ikindi cya kabiri, abantu benshi ntabwo bakunze koza ururimi. Ururimi ni ingenzi, ugomba kurwoza narwo, kuko iyo utarwogeje narwo ni hahandi ushobora gusanga wiborosheje ariko ugasanga ibiryo byasigaye ku rurimi bitumye unuka mu kanwa. Ucisha akadodo mu kabugenewe hagati y'amenyo. Ako kadodo tuzagasobanukirwa neza muri video izakurikiraho, aho wagasanga ndetse n'uburyo ushobora kugakoresha. Ibuka guhindura uburoso bwawe nibura buri mezi 3, cyangwa igihe wabonye bwatangiye kugenda bushwambarara, twa tuntu wiborosheje twatangiye kugenda tujya ku ruhande dutamara. Icyo gihe uba ugomba guhindura uburoso. Gerageza guhindura ibyo waryaga. Niba waryaga urusenda rwinshi ugabanye. Gabanya itabi cyangwa se uriveho burundu, kuko itabi si ukunuka mu kanwa gusa, ahubwo rishobora no kuguteza ikindi kibazo cy'ibihaha harimo na za kanseri. Gerageza kuvuga nibura mu gihe ubona ko umaze igihe ubumbye umuntu uri wenyine cyangwa se uri no mu bantu, cyangwa se ugerageze guhumekera mu kanwa, nabyo birafasha. Ibi byose nubikora ariko ukanga ugakomeza kunuka mu kanwa, uzahite wegera muganga agusobanurire cyangwa se agusuzume arebe ikibazo ufite.
Ndizera neza ko rero wabasha gusobanukirwa indwara yo kunuka mu kanwa, ibiyitera ndetse n'uko wayirinda. Bimwe mu byo kuko twayirinda nababwiye ko tuzasobanukirwa muri video ikurikiraho, harimo koza amenyo, uburyo wabikora mu buryo bwiza bwemewe kandi utagutera ikibazo. Niba rero wamaze gukora subscribe, ndagushishikariza gukora share kugira ngo umenyeshe n'abandi batazacikwa na video zakurikira.